iki kibazo cya Yago na Godfather na Jihad n'abandi bantu bari hamwe budutsiko hari ukuntu bagiye biremamo udutsiko tumwe dushyigikira abandi byatangiye tubona ari nka showbiz nk'uko showbiz ziriho ariko tuza kubona ko biri kugenda bifata indi ntera aho batangiye kuzanamo amagambo ubona aganisha ku byaha aganisha kuri amacakubiri aganisha ku ngengabitekerezo. Yago yarahamagawe arabazwa. Yago yongera gushyira video hanze. Video yarimo amagambo wumva arimo amacakubiri aganisha ku macakubiri n'ivangura. Arabazwa arakurikirana. Muri cya gihe rero ibimenyetso byegeranwaga nibwo twagiye twumva nawe aravuze ngo yarahunze. Yago ahunze rero yaragikurikiranwa cyangwa iperereza kuri ibyo ngibyo ryari ryararangiye ahunze yaragikurikiranwa nibyo kuko abonye ko atangiye kubazwa ku byaha biremereye nka biriya by'ivangura yavuze yahise agenda. Dr. Yago yarakurikiranwe ibihe byaha cyangwa aracyakurikiranwe ibihe byaha? Yago ariko nawe aravuga ati ngewe mpunza agatsiko k'abantu bankoreye yicarubozo mu gihe cy'imyaka 4. Ni nkuko nawe afite kandi gatsiko nta kujya wumva avuga ngo big energy. Tariki 14 mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2022 twakira ikirego cya Nyarwaya Innocent ariwe Yago arega uzaba kiriho Cyprien ariwe Jihad. Niba wumva uri victime w'ikibazo runaka ariko ngo yagiye ataka ni mwamwumva gutaka ni kumwe bajya kuri social media urese ubutaka. Niba yarabegereye Yago ntabwo mwabonaga ko ibi bintu mushobora kuba shakira igaruriro kuko ndetse no bijyanye no kugenza icyaha mushobora no gukumira ko ibikorwa runaka bishobora kuba byageza mu cyaha. Harimo byinshi tugenda dutsikiramo ngira ngo nge nawe dushobora kuba tubiziranye iyo turi kuvugana. Yego cyane. Ubwo rero ntabwo nge byantunguye ariko kandi ku rundi ruhande umuvandimwe Nyarwaya Yago yagiye avuga ngo ahunza agatsiko. Ni nacyo kintu nge nikanze mbere nkibona ndavuga ese igihugu nk'iki kigendera ku mategeko agatsiko karagenda kagatoteza umuntu kugeza ubwo agahunze. Kuri ngewe bitatuma bavuga ngo bagiye kumukura mu Bugande bamuzane n'ahandi yaba ari kuko ibi ngibi ni ibintu bya showbiz. Abantu benshi bavugaga bati mutangirire hafi, ejo ni Yago, ejo ni Karinijabo, ejo ni Manuel, ejo ni Christine, ejo ni Christera, ibintu nk'ibyo kugira ngo ibintu banze bigarukire hafi. Yego. Hari ikindi kintu cyadutunguye nanjye ndimo nzi ko byatunguye benshi ntago abantu twari tuzi ko nubundi Yago yahamagawe ndetse aho Murangira BTL yavuze ko yanabajijwe bagatungurwa no kubona video ye nyuma iri hanze ndetse video iteye ubwoba cyane. Wabarubiziwe ko Yago yari yaritabye ikintu cyo nabonye n'umuvugizi wa RIB yavuzeho ati gisa nk'amacakubiri aho Yago yavuze ati ababyeyi bawe we Jihad akoze genocide. Uyu munsi rero Jihad we yanditse lettre navuga ifunguye ushobora kuba utarayibona ayishyira kuri Instagram no kuri status ye ahakana ayo makuru ko ayo makuru atariyo. Biramutse koko ibyo bintu Yago yavuze atari byo ese bino bintu bya Yago bimeze bite ko abantu bari mu rujijo ko batari kumenya ibyo ari byo umuntu arahunga gute ibintu nk'ibyo ngibyo yavuga ati nta kibazo ibyo ngibyo twabivugaho tukabitangaho umucyo kuko hari ibyagiye bigera muri RIB hari ibyo twagiye dukurikirana ibintu nk'uko mwabyumvise mu kiganiro. Rero ni byiza ko umuntu niba avuze dufite society itazi kumva abantu akona ko ukanota dufite society itazi kumva abantu ariko dufite n'abantu batazi ibyo guha society. Umuntu akaza akicara kuri cana akavuga ngo ngiye papa wanjye yandongoye kuva mfite imyaka 3. Ibyo bikaba ikiganiro noneho wareba ngo ari kwigisha iki. Ese ari kwigisha ko uwo papa akwiye gufatwa? Oya. Ese ari kwigisha ko uwo papa we akwiye kwisubiraho? Hoya. Ese ari kwigisha ko aba papa dukwiye kugira gutya? Hoya. Ese ari kwigisha iki? Ugashaka ikintu ari kwigisha ukakibura uretse kwangiza abantu gusa no kubashyiramo wenda imyumvire yo kuba abantu b'igitsina runaka cyangwa abantu bageze mu myaka runaka cyangwa abantu bitwara gutya ari abantu babi bo kugendera kure. Ugasanga abana b'abakobwa ari kuvuga ati niba narabonye ikiganiro
aho ushobora gushakana n'umugabo akaguhoza ku nkeke imyaka 70 mumaranye atoya ati ni abagabo bose ati nuko bameze ugatanga society irimo iragenda yangirika muri ubwo buryo gahoro gahoro aritwe tuyangiza. Gasaro TV. Ku murongo wa telefone rero tugiye kuganira n'umunyamakuru wa Primo Media TV, angira ngo benshi bakomeje bibaza ati se nibiki bimeze gute. Reka tubanze tuguhe ikaze Bwana Karinijabo. Allo? Oui. Tuguhaye ikaze Karinijabo. Yego murakoze cyane abakunzi ba Gasaro TV na Gasaro ubwawe. Umeze neza? By'iki gihe nyine byacu twese. N'izuba ryinshi cyane. Karinija rero impamvu nifuje ko tuganira urumwe navuga mu bahanga ndetse by'umwihariko mu kanya gatoya nibwo nanjye mbonye ikiganiro wagiranye n'umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri asobanura ku bintu navuga benshi byadutunguye. Wowe biriya bintu wabyakiriye gute rero aho yasobanuraga ko Nyarwaya Innocent tuzi nk'umunyamakuru wa Yago TV show we ubwe yagiye akurikiranweho ibyaha kandi we yaravuze ko ahunze agatsiko? Biragoye kuba tuba kuri iyi mihanda wa mugani wacu ukora ibiganiro ukwezi kugashira umwaka ugashira imyaka 5 ingahe wavuga ko ibintu byose uvuga biri perfect. Yego. Uwadushungura twese ashobora gushaka aho twatsikiye akahabona nuko rimwe na rimwe amategeko areba akanareba ibintu byatangiye kugira ingaruka nini kuri societe kuko bavuga ko icyaha gikorerwa societe. Ntabwo ngewe byantunguye nk'umuntu usanzwe umenyereye ko mu byo tuvuga byari byo byose iyo umuntu yakwirinda yakwigengesera ate, ariko ntabwo habura aho uvuga yo kwitiranya inyito y'ikintu n'ikindi, ntabura aho uvuga ijambo rishobora gusesengurwa hashingiwe ku bintu byitwa criminology bagasanga harimo nyine ibigize icyaha. Iyo abantu tuvuga gutya nanjye ubu ngubu n'aya magambo maze kukubwira ushobora gusangamo icyaha nuko batwihanganira. Nge niko mbibona kuko ntabwo mugani buri kavuzwe kose ariko umuntu yajya icyo ntabwo nacyo cyaba ari igihugu cyo kureba muri buri uyu munsi Agasaro yavuze ibi ejo Primo yavuze ibi ejo Yago yavuze ibi, ntabwo haba harimo byinshi tugenda dutsikiramo ngira ngo nge nawe dushobora kuba tubiziranye iyo turi kuvugana. Yego cyane. Ubwo rero ntabwo nge byantunguye ariko kandi ku rundi ruhande umuvandimwe Nyarwaya Yago yagiye avuga ngo ahunze agatsiko, ni nacyo kintu nge nikanze mbere nkibona ndavuga se igihugu nk'iki kigendera ku mategeko agatsiko karagenda kagatoteza umuntu kugeza ubwo agahunze. Nicyo cyari cyambereye icyo kitumvikana, ariko nk'uko mwabibonye nyine mu kiganiro umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitieri twagiranye yagiye abisobanura aravuga ati rwose iyo abantu bagutoteje bagize bate nk'uko natwe twabyumvise ku mbuga nkoranyambaga arimo abivuga, uraza ugatanga ikirego uraza ukagira gutya RIB yabikurikirana yasanga harimo icyaha ikakigenza kandi ikanakiregera ubushinjacyaha ariko yasanga nta n'icyaha kirimo dosiye bakayishyingura. Yego. Urabona rero kugeza kuri iyi saha cyane ko yanakomeje ashimangira ko n'ubundi ibyaha bitahanaguwe agikurikiranweho ibi byaha twebwe tutaramenya cyangwa se tutazi. Urabona benshi baranabyibaza nanjye ndimo, Yago azagarurwa cyangwa se uko ubibona urabona n'ubundi bizarangirira hariya ari Bugande? Nkurikije ibyo umuvugizi wa RIB yatangarije Primo Media Rwanda yambwiye ati ikiganza cy'ubutabera cyagera aho ariho hose ku isi. Icyo kintu yavuze ni ikintu twese tuzi kuko urakora icyaha uri muri Norvège ukisanga i Kigali, bakora icyaha uri muri Denmark n'ababikoze mu myaka 50 muri jenoside yakorewe abatutsi, urabona ko ibihugu byirirwa bibohereza mu Rwanda. Ntabwo nzi uburemere bw'icyaha Nyarwaya yaragikurikiranwa muri RIB n'ubimenyetso byari bigishakishwa mu rwego rw'amategeko, ariko
uburemere bw'icyaha nibwo bugena niba umunyacyaha ashobora guhererekanywa hagati y'ibihugu byagiranye amasezerano no guhererekanya abanyabyaha. Ariko kandi nkurikije ibyo umuvugizi yavuze ati Nyarwaya Innocent cyangwa se Yago nyine inama namugira ni ukurekeraho adakomeza gukora ibyaha, adakomeza kuvuga ibintu bigize ibyaha. Byumvikanishe ko ashobora wenda niba bishoboka ashobora guhagarikira hariya, hanyuma urwego n'urwo rukavuga ruti dukurikije iperereza twakoze cyangwa se dukurikije no kuba umuntu atarakomeje gukuririza ibyo bari barimo, birashoboka ko dosiye yashyingurwa. Ni imitekerereze yanjye bwite, ntabwo ari ugusesengura ibyo byabereye mu kiganiro, ariko nanjye nyine ndavuga nti wenda birashoboka ko ejo cyangwa ejo bundi Nyarwaya yakikomereza akazi ke, hanyuma mu gihe RIB yabona ko ibyo avuga bitagize icyaha ikaba itabyinjiramo ngo ikomeze ibikurikirane. Gusa none ibyaha bikoreye ku ikoranabuhanga ni ibyaha biba bizakurikiranwa uyu munsi ejo cyangwa ejo bundi. ni ukuvuga ngo ibyo avuga biracyahari, ibyo yavuze biracyahari, keretse wenda abisibye, n'ubwo kubisiba n'ubundi bitabujije twe babibonye n'abandi babibonye kuzabibona. Ariko ntekereza ko ibintu nk'ibi ngibi kuri njyewe bitatuma bavuga ngo bagiye kumukura mu Bugande bamuzane n'ahandi yaba ari, kuko ibi ngibi ni ibintu bya showbiz. Abantu benshi bavugaga bati mutangirire hafi, ejo ni Yago, ejo ni Karinijabo, ejo ni Manuel, ejo ni Christine, ejo ni Christella, ibintu nk'ibyo kugira ngo ibintu banze bigarukire hafi. Yego. Hari ikindi kintu cyadutunguye nanjye ndimo nzi ko byatunguye benshi, ntago abantu twari tuzi ko n'ubundi Yago yahamagawe, ndetse aho Murangira BTL yavuze ko yanabajijwe, bagatungurwa no kubona video ye nyuma iri hanze, ndetse video iteye ubwoba cyane. Waba rubizuye ko Yago yari yaritabye? Njyewe ntabwo ibintu by'imyidagaduro mbikurikirana, imihanda ntayibamo cyane nk'iyacu. Ntabwo mbibamo cyane, ngira ngo abagukurikira cyane abankurikira barabizi. Ariko ejo bundi nibwo nari ndi kumwe n'umuryango, numva abantu bari kuvuga ibya Yago. N'icyo kiganiro cy'amasaha 2 n'iminota ngira ngo 26. Yego. Ndavuga ariko hagomba kuba hanze hari indi sintajya mbamo, kandi ngomba mu isi y'amakuru. Aya makuru bamatandukanye na yacu. Ndavuga ariko reka njye kureba. Ndibuka ko nagejeje nka 8 z'ijoro nkiri kureba icyo kiganiro. Hari igitabo nari mfite nagombaga gukuramo ibyo ndi gutegura, nkirangije ndavuga nti ko numva nabitotsi ndagira waba nirebera iki kiganiro. Ndakireba bo mu rugo barambwira bati none usigaye urareba ibiganiro by'imyidagaduro tuzi ko utajya kubireba. Nabo nyine birabatungura, ndavuga nti ariko kino kiganiro ni naho nakuye igitekerezo. Ndavuga nti birashoboka ko umuntu yabazwa urwego rw'ubugenzacyaha, kuko ntabwo byumvikana ko mu Rwanda umuntu avuga ngo mpunze agatsiko. Ubundi twagiye twumvana mbere abantu bavuga ngo mpunze igihugu, mpunze ubutegetsi, ndi mpunze ya politiki, nyine twumva ibyo twakuze twumva tunamenyera abantu bavuga. Ariko ibintu umuvandimwe Yago yavuze ni ibintu tutari tumenyereye byo kumva ngo umuntu ahunze agatsiko. N'uwashoboraga kuvuga ngo ahunze abantu runaka bari kumugendaho atari ubutegetsi cyangwa leta, yashoboraga kubuhunga ariko ntagere kuri media ngo avuge. Ariko nyine biriya Yago yakoze nabyo birerekana ko niba hari abantu runaka bashobora kwicara bagatoteza umuntu umwaka 2, imyaka 3, ngewe nta nubwo nakwemera ko imyaka 4 igera. Ngewe ari mu kwezi n'amezi 2 navuga n'abantu ngewe barimo barantoteza, niba ari ugutanga ikirego nkagitanga nkamenya ngo bifite icyo bitanze cyane bigifite, hanyuma naba ndi ufata ibindi byemezo nkabifata nyuma. Ariko urumva ko navuze nti ibi bintu birakwiye ko abantu babaza, igihugu kigendera ku mategeko. Umuntu akamara imyaka 4 ataka ntibamwumve, wa mugani nk'uko yabivuze, ese yatakiye mbe yatakiye, ese RIB ibi bintu irabizi. Ndavuga nti dukanagura ikiganiro nzaje kubaza umuvugizi wa RIB, niko nyine nanjye kubikora kuriya. Yego, vraiment wagize neza cyane. Nzi neza ko ari ikiganiro yaba abadukurikiye ndetse natwe abanyamakuru turimo cyatugiriye akamaro cyane, kuko twarushijeho gusobanukirwa. Hanyuma Karinijabo, hari abo bita ba big energy, benshi twakundaga kubikoresha tutazi wa mugani ko ari nk'agatsiko, aho Dr Murangira BTL yavuze ati
nawe ati hari akandi gatsiko yise big energy, aho bamwe turi kubona ko ari nko guhabwa gasopo cyangwa se kuvuga uti ako gatsiko ntikemewe. Wowe ubundi iyi saha big energy ni ihe nama wayigira? gasa nagira inama big energy nanayizi Ntago yizi. ba nanjye kuri ubibona ngo naba big energy kuri yago abivuga ntabwo nzi ngo ubundi akenshi njye kubera wa mugani imihanda ya politike Bihinduye ijwi usubiraho wari uri. nari ndimo nkubwira urimo uranyumva? Ndakumva. Ni kubera iyi mihanda ya politike ngemenyereye ko agatsiko ari akantu gakorera hamwe gashobora kuba gafite umugambi umwe Yego. kandi bari ahantu wenda bafite icyicaro kizwi tujyanye mu gatsiko wenda karwanya ubutegetsi bw'ahantu runaka ubuzi ngo hari agatsiko ngiye kubimenya nzi umugabo witwa Adam Weishaupt washinzwe ibyitwa Illuminati. Abantu bakunda kubivugaho ibintu byinshi, reka twe kujya muri izo details zabyo, ariko ushobora kumva nk'agatsiko k'abantu bishyize hamwe bagamije kurwanya leta y'ibunaka, bo banahinduka umutwe w'inyeshyamba, ibintu nk'ibyo ukumva ADF, FDLR, ukumva M23 irwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibintu nk'ibyo. Ariko muri iyi minsi, muri iyi myaka ikoranabuhanga riri gutera imbere, hari no kuzana n'udutsiko tw'ikoranabuhanga. Urumvisha bitwa Generation Z bo muri Kenya bashaka kwadukira na Uganda. Bo rero iyo bavuga ngo afite agatsiko, iyo bavuga ngo bizute ngewe muri cadre politique ndabishaka nkabibura, kubera ko ngiye ndiringana politique mvuga ngo muri politique ibyo nta kintu byatwara. Ariko nanone ku rundi ruhande abanyapolitike barenze imitekerereze yacu, baba bavuga ngo iki kintu gishobora kuba kibi ku rwego runaka, kuko gishobora gutangira ari ibintu abantu bareberera byazagera ku rwego runaka noneho bikaba bibi. Yego. No muri showbiz ntekereza ko ibintu byatangiye byitwa kuriya yago ari kubyita. Hari n'ijabo yiyunga na Gasaro akiyunga n'uwo mukameramani akiyunga na runaka, tugatangira no dushaka ikintu cyo gucisha bugufa abandi no kugira gute. Niko nkurikije uko yago yabisobanuraga, niko nabyumvise. Yego. Nkavuga ni rero nibyo koko nukurema agatsiko ariko kagamije ikintu ku muntu runaka. Ariko ngiye nsesengura niyo mvuga ibintu ntabwo nkunda kubivugira kuri urwo rwego, kubera ko niyo mihanda wa mugani ntayibamo. Nkunda kubivugira ku rwego rwa politike, niho nkunda kubirebera, niyo mpamvu ntabishyikira. Natwe twabumvishe gutyo, we avuga ko ari abantu ngo bakunda amahoro, ngo badakunda intambara, ibintu nk'ibyo. Natwe nuko twabumvishe muri iyi mihanda, nta kindi tubaziho natwe nyine. Uko abumva gutyo niko natwe twababonye gutyo. Hanyuma se kari nijabo muri context wenda ya Dr. Murangira-Tsirwa uko numvaga bisobanura nuko hari igice kimwe yashinje ko kimurwanya yago. Yego. Ariko nawe akaba afite ikindi gice cy'abamushyigikiye. Ibyo bice byombi rero abantu batangiye kwirema ibice, buriya nuko abantu benshi batabizi. Ikintu cyose gitangira kurema abantu ibice ntabwo ari ikintu ko nta cyiza kiba kigamije, niko ngiye mbitekereza. Niyo mpamvu udashobora kumbona kuri stade ngo ndi gufana APR ndafana Rayon, niyo mpamvu udashobora kumbona ngo ndi umukatolika undi ari umwadepr, niyo mpamvu udashobora kumbona muri ibyo bintu bivuga ngo ngendo uyu ni iki. Oya. Okay. Uvuze neza cyane kuko unyibukije ibiganiro twagiye dukora cyangwa se abandi banyamakuru, wabonaga harimo abantu ati turi big energy, ati reka tugende dukore subscribe kuri chaîne runaka, batina nubwo tuzasubirayo. Ukabona ko nyine nabo hari uburyo ki bashaka gusa nabihimura, cyangwa se nkaho bashaka kuba bavuga ngo niba yagavuga ko abantu bamuhemukira, reka natwe noneho ibintu byabo tubiveho ntituzongera no kubireba. Hanyuma wowe uko ubona showbiz rero turimo, cyane ko utayibamo, benshi babona cyangwa se tubona icyari showbiz cyarajemo, reka mvuge intambara cyangwa se inzangano, amashyari, mbese ukabona ko byavuye kuri showbiz bigera ku rundi rwego. Kari nijabo nkawe uri muri politiki ubona ibitubamo, wowe ubona bisigaye ari showbiz ku ruhande rwawe? Uretse ko abantu bankurikira cyangwa se abantu bakunda kureba ibiganiro byanjye batabizi, ariko natangiriye nanjye mu rubuga rw'imikino. Buriya hari amateka magari y'uburyo naje kubivamo ku
kuko hari igihe ureba ibintu ukabona icyerekezo. Nabivuyemo za 2010. Ntabwo ndi kuvuga ngo abakora mu rubuga rw'imikino ni abantu babi cyangwa n'iki, ntabwo ndi kuvuga ngo abakora muri showbiz ni abantu babi n'iki, ariko hari ibintu rimwe na rimwe ureba uburyo ugenda uhuriramo na bagenzi bawe, ukabona ntabwo umurongo nabuze umurongo wabyo. Ngewe icyo gihe ni ngewe wabuze, ntabwo ari byo byambuze kuko n'ubu biracyariho nubwo nabivuyemo. Wigera muri politiki. Nubwo nabivuyemo biracyariho, ariko iyo ureba ibingibi byose bikugaragariza sosiyete dufite, kandi abanyamakuru nk'abarimu ba sosiyete bikugaragariza sosiyete tuzaba dufite ejo. Abanyamakuru bari mu bantu b'agaciro gakomeye. Hari abantu batatu mpa agaciro kurenza n'abanyapolitike birirwa muri politike. Wa mbere ni umwarimu. Mwarimu uriya twicara imbere twiri mu ishuri turi kwiga, uriya ni umuntu ushobora kurema igihugu cy'ahazaza cyangwa akangiza igihugu cy'ahazaza. Abantu bize ibyitwa social psychology barabizi. Umuntu wa kabiri ni umuhanzi. Umuhanzi ni umuntu ushobora kuririmba akensipira abantu. Urumva nawe urabizi, ubyiruka ukura ukiri mutoya, hari imiziki wumvaga n'ubu hariyo wumva, kandi duhinduka ibyo twumva, duhinduka ibyo tubamo. Umuntu wa gatatu ni umunyamakuru. Umunyamakuru ni umuntu w'icyitegererezo ushobora no kwigisha kurenza mwarimu, kuko mwarimu ahagarara imbere y'abana 35 cyangwa 50 muri classe cyangwa 100 simbizi, ariko umunyamakuru aravuga tugiye nko kuri social media, ari uri mu Rwanda, ari uri mu Bugande, ari uri mu Burundi, wese wumva ikinyarwanda, ari uri muri Malawi, sosiyete yose yumva ikinyarwanda ikamwumva ku isi hose. Ibyo bintu rero bimuha inshingano. Ubwo nibo ngezeho n'abakoresha social media atari umunyamakuru nyirizina, abantu batangaza amakuru, ko ntabwo ari ngombwa ko buri umunyamakuru kugira ngo utangaze amakuru. Ubundi abarundi no babivuga neza ngo nabamenyesha amakuru. Twebwe mu Kinyarwanda tubita abanyamakuru, ariko umunyamakuru ni umuntu ufite amakuru. Twebwe turi abatangaza amakuru. Abatangaza amakuru bafite inshingano zo kuvuga ngo sosiyete nyifiteho izihe responsibility cyangwa izihe nshingano. Hari ibintu Dr. Murangira yakoreshaga mu kiganiro, nkibuka ko njye mpura nabyo, nk'umuntu akampamagara akambwira ati nijabo turi abaturage b'i Rwamagana mu murenge wenda witwa Mwurire, turashaka kudukorera ubuvugizi, dufitanye ikibazo na gitifu w'umurenge. Ariko ntabwo nzi ngo gitifu w'umurenge ibyo abaturage bambwira ni ukuri, ntarabaza gitifu w'umurenge. Ntabwo mpita nihutira guhamagara gitifu no ahamagara ibyo bitekerezo by'abaturage ngo mbishyire ku muyoboro. Ndabumva, namara kubumva ngahamagara gitifu nkambwira abaturage b'ibunaka bavuga ko bimeze gutya na gutya na gutya na gutya. Ese ibyo bibazo murabizi? Akumva icyo kibazo ntabwo nkizi, wenda kijijisha bimwe by'abayobozi. Icyo kibazo ntabwo tukizi, abo baturage bakikubwiye barabeshya, ibintu nk'ibyo. Nkabaza abaturage nti uretse wenda gitifu muvuga ko mwakibwiye, meya arakizi? Bati meya ntabwo akizi. Ngahamagara meya nkamubwira ngiye kuguhuza wenda n'abaturage, nuko mfashe Rwamagana nk'urugero, ngiye kuguhuza n'abaturage b'ibunaka muganire bumva icyo kibazo bafite. Ibibazo bigakemukira iyo ngiyo inyuma, bitiriwe biza kuri cano, kandi hari ibindi bibazo biremereye bireba abantu mu gihugu mu buryo rusange. Ntiriwe nzana ikibazo cyo kuvuga ngo ni Gasaro ufitanye ikibazo na Karinijabo, nkazana ikibazo rusange cyo kuvuga ngo Karinijabo agomba kuba afite ikibazo runaka sosiyete ikwiye kwicaraho ikareba. Sinzi niba aho ngaho ndi kumvikana nk'uko nshaka kubivuga. Yego birumvikana cyane. Reka nsoze nkureke. Narivuze sorry gato, narivuze rero bitwereka sosiyete dufite, bikatwereka ngo niba abo barimu ba sosiyete aribo banyamakuru cyangwa abatangaza amakuru, yego, bageze ku rwego cyangwa tugeze ku rwego rwo gukora ibi n'ibi, birerekana sosiyete turimo. Showbiz wari uyimbajije, showbiz niba ngewe ntabwo ibintu Nyarwaya yavuze mbifata nk'ibintu byoroheje. Yego. Oya, ni ibintu bikomeye, ni ibintu bikwiye ko abantu bicara koko bakabisubiramo bakabyiga. Ni ibintu bikwiye ko abantu babyicarira bakabireba, kuko muri sosiyete nyarwanda ikigo cy'igihugu cy'ubuzima
RBC kiravuga ngo umuntu umwe muri batanu, ni ukuvuga ngo abantu batanu iyo bateranye umwe muri bo bafite ibibazo byo mu mutwe. Ibyo bibazo byo mu mutwe ntabwo ari ibituruka mu mahanga, ntabwo ari abanyamahanga babituzaniye ngo bitumenemo, ni hagati yacu twebwe muri sosiyete. Ushobora kugutera ikibazo nk'uko nshobora kukubera igisubizo, ushobora kumpera ikibazo nk'uko ushobora kumbera igisubizo. Ni ibintu byo gufata osiriye, kuko igisata cy'imyidagaduro ni igisata kinini cyane, ko benshi mu bagize iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ari urubyiruko, kandi urubyiruko ni rwo ejo hazaza h'iki gihugu. Ifo kureba ngo turi gutegura urubyiruko rumeze gute, na minisiteri ishinzwe urubyiruko ntibe minisiteri kuvuga ngo niba ari minisitiri ngo yahuye na Bushari, wahuye na Bushari se, niba wahuye na Bushari uri minisitiri byatanze iki? Guhura kwanyu ni byiza, hanyuma byamaze iki? Sinzi niba uri kubyumva. Niba uri Agasaro wakoze ikiganiro kuri Gasaro TV, yego wahuye na Kanijabo, umujene witeje imbere agashinga channel ya YouTube, ariko sibyo bimara iki sosiyete? Turi kuyigisha ko n'abandi wenda badafite akazi bashobora kwihangira channel, bagakereya, bagatangira bagakora, igihugu kikabona amaboko. Cyangwa turi kwirirwa muri Gasaro yamvuze, Kanijabo yamvuze, ngewe ntabwo urkumva ibyo bintu. Niba ari by'abantu koko bahoramo, nk'uko twumvise Nyarwaya yabivuze, ibyo ni ibintu byo kugarurira hafi, kuko nta bantu twaba turi kubaka, kandi igihugu ni amaboko yacyo, igihugu ni abantu bacyo. Ibintu Yago yavuze ni ibintu byo kwitondera, kuko izi minisiteri twirirwamo ngo minisiteri y'umuryango, mu gitabo cyitwa Green Book cya Kadafi muri chapitre ya 3 yanditsemo ko umuntu yiyumva mu muryango kurenza uko yiyumva mu gihugu. Yiyumva mu muryango kurenza uko yiyumva mu gihugu, bivuze ngo umuryango niwo shingiro ry'igihugu, nk'uko n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ribivuga. Dusubire muri ya minisiteri y'umuryango, tuvuge ngo harya uyu muryango dufite urimo ba Kanijabo, urimo ba Gasaro, urimo ba Yago, urimo bande nande, akaba ari nawo turi kubona kuri izi mbuga nkoranyambaga, akaba ari nawo turi kubakiraho hazaza h'iki gihugu. Turi kubaka ikihe gihugu? Nibyo nashaka kuvuga, sinzi niba byumvikanye. Birumvikanye, ni inama nziza cyane. Ikibazo cya nyuma nkurekura, Kanijabo, hajemo ikintu cyo nabonye n'umuvugizi wa RIB yavuzeho, ati gisa nk'amacakubiri, aho Yago yavuze ati ababyeyi bawe we Jihadi bakoze jenoside. Uyu munsi rero Jihadi we yanditse iretere navuga ifunguye, ushobora kuba utarayibona, ayishyira kuri Instagram ye no kuri status ye, ahakana ayo makuru ko ayo makuru atariyo. Biramutse koko ibyo bintu Yago yavuze atari byo, jenoside bivuga ko Kanijabo yakoze jenoside, mbabare nakomeje kwitangaho ingero ngiye nawe, kuko ari twebwe turi kumwe none. Birumvikana, ntabwo kuba bivuze ko ise wa Gasaro yakoze jenoside bivuze ko Gasaro yayikoze. Ibyo ni ahandi haziramo cya kintu cyo kuvuga ngo ibintu noneho byavuye kuri personal level, byavuye ku kibazo ngiye nawe dufitanye, byagiye no kongeramo abandi bantu n'ibindi. Nagenda nabibona nanjye mbere, sinzi abantu, ntabwo nabyumvise ejo bundi ndimo nganira n'abantu bavuga bati ariko Yago nawe ngo hari abantu bagiye ngo bakamera niba ari mushiki we. Nabyumvise nta nubwo mbizi, ngo bakamera mushiki we ngo arimo avuga, ntabwo mbizi ngewe pe. Nabyumvishe ku mihanda, n'icyo kiganiro sinkizi, ntabwo nawe ngutanga bamwe, ariko nacyumvise. Numvise umuntu abimbwira ati ariko na Yago ati nawe buriya mukwiye kumwumva, kuko niba avuga ibyo nuko nawe hari ababimukoze bakagenda bakazanamo abantu bo mu muryango we mu biganiro, akaba ari revenge. wavuze ko Gasaro wenda utari umukinnyi uzi gutsinda ibitego ukina muri Rayon Sport cyangwa APR, ntabwo uburyo wamusubiza, ariko ngewe wenda namusubiza. Ngishobora kuvuga ntabwo nzi gutsinda ibitego, nkamubwira ni wajya uza ukabitsinda. We yabikubwira ukicecekera ukamwihorera uti uriya nuko batazi wenda ingorane duhura nazo mu kibuga. Rero ntabwo ndi bugiye kuvuga ngo Yago professional, ariko nawe arabyumva ibyo ndi kuganisha. Arabyumva ibyo ndi kuganisha, uretse ko no mu Kinyarwanda tugira amanuza ngo ugusuriye ntumusubize, ngo atekereza ko bebe ibintu ngibyo twiberamo mu Kinyarwanda cyacu. Abantu mu Rwanda nyine tuba dufite imico ya Kinyarwanda, ariko ntabwo navuga ko ibintu Yago muri rusange. Niba uri no gusoza, ndasoje pe, umuntu wese wumvise Yago avuga, ntavuge ngo Yago nta kintu yavuze, ntavuge ngo
umuntu uri buvuge ko Yago nta kintu yavuze, njye ntabwo nshobora kwemeranya nawe. Ntabwo ndi ku ruhande rwa Yago, ariko ntabwo ndi no ku ruhande rurwanya Yago. Umuntu wumvise ngo Yago yavuze, kuko buriya umuntu ajya kuvuga igihugu n'amategeko ni byiza, ariko no kumenya uko abanyagihugu bahumeka n'ibyo bahumeka nabyo ni byiza. Kuko abanyarwanda uramubaza uti se mwiriwe neza, ati yego, ni amahoro, ati ni amahoro, kandi avuye gushyingura. Avuye gushyingura. Ntabwo ibyo bintu ku ruhande rumwe ari byiza, ariko no ku rundi ruhande kubera amazina yacu yazahisha mu nda n'iki nabyo ni byiza, kuko si ngombwa gutakira uwo ubonye wese. Ariko nanone n'uwavuze uwabaye intwara akavuga, reka tumutege amatwi tumwumve, kuko dufite sosiyete mu mutwe itarita ku bibazo byo mu mutwe. Ariyo mpamvu dushobora kubona nshobora kumara imyaka 10 ndi muri betting, umwaka wa 11 mukambona ndi ku nkundamahoro. Nyamara nta muntu n'umwe wambonye Minerval njya kuyibetinga, nta wambonye njya kubetinga ikibanza. Bambwira ati ariko Kanije uri murangiza abana bawe, uri murangiza umuryango wawe. Nta muntu umwe wabimbwiye. Atavuga ko ndi kwivanga mu buzima bwe. Atavuga ko uri kubyumva ibyo bintu. Ndagukurikiye. Abantu tukagenda tukangirika, umuntu agasigara yangirika ubwe, yarangiza akangiza abamukikije, yarangiza ibyo ngibyo bigahinduka kwangiza igihugu turimo turategurira hazaza. Nta muntu ushaka kubivuga ngo nuko ngo ari kwanga kwiteranya. Rero niyo mpamvu navugaga nti Yago niba yaravuze, reka tumwumve, ntitugarukire kukuvuga ngo ibyo yavuze bigize icyaha. Oya, niba bigize icyaha nibyo hari bigize icyaha, niba koko ariko amategeko abibona. Ariko biri iruhande rw'ibyo amategeko abona byo bigize iki? Kuko ntabwo igihugu kigirwa n'amategeko gusa. Sosiyete ntabwo ari amategeko. Sinzi niba ibintu mvuga mba numva hari bitumvikana. Oya, ndanyuzwe pe. Gusa turanagushimiye cyane ku mwanya wawe uduhaye, no kwigomwa, ariko nanone by'umwihariko wakoze ikiganiro cyiza kandi cy'akamaro, ngira ngo kirimo byinshi kandi twasobanukiwe, yaba abanyamakuru ndetse yaba no ku ruhande rw'abadukurikira cyangwa se abakurikira ama platform agiye atandukanye. Gasaro wenda murakoze cyane. Dusoza, abantu bakurikira imbuga nkoranyambaga, kimwe mu bintu nabisabira, ntabwo ari byiza kubona Kanije abakoze ikiganiro ngo uragikunze ngo utangire kugendera mu marangamutima yanjye, ko ntabwo uzi umugambi n'intego nagikoranye. Ariko umenye ko nanone ibyo ureba, we wakoze subscribe kuri Primo Media, umenye ko ndimo ndivuga nkanjye. Ibyo ureba nibyo uba byo, ibyo wumva nibyo uba byo, ibyo uhoramo nibyo uhinduka byo. Ibyo bintu abantu babimenye ko ibyo ureba, ibyo ubamo, niba ureba ibintu bya Primo urahinduka Primo, niba ureba ibintu bya channel yitwa Igiti TV urahinduka Igiti, nyine n'iby'igiti kivuga ni urugero. Niba ureba telefone urahinduka telefone mu mutwe, ukomeze ube telefone. Kuko nanjye niyera mu rugero, ibyo nkora nibyo ndibyo. Iyo umuntu ambajije n'ikibazo mu buzima busanzwe, mu bisubizo mvuga hari igihe nshiduka ndi kuvuga politiki. Iyo umuntu nawe akubajije wenda nka Gasaro TV, hari igihe ushiduka urimo uramubwira ibintu bijyanye n'umurongo w'akazi ukora. Iyo uganiriye n'umuribu arakubwira ati reka ibyo bintu uri kuvuga nubwo twere mu kabari, uzi ko wenda bishobora kuba bigize icyaha, bakakubwira ijambo nk'iryo. Kandi wenda mutari mu bintu byo kugenza ibyaha n'iki, ariko kubera ko ari bwo buzima bwa buri munsi nibwabamo. Reka abantu bakonsome cyangwa bumve cyangwa barebe ibintu bumva bigera ku bwonko bwabo, ibintu bumva bakunze, ibintu bumva. Naho nukomeza kuvangavanga, uyu munsi narebye aba, ejo narebye aba, ejo narebye, ukamera nk'umuntu udafite musimamo aho uhagaze. Na Bibiliya bivuga ngo mwumve byose, mugenzure byose, mutoremo ibibafitiye umumaro.
nta kibazo mugenzure byose mwige byose. Nibwo nabikubwiye ko aribwo bwa mbere nari numvise ikiganiro kuri YouTube cy'amasaha 2 cya Showbiz. Ubundi ndeba titre zabyo nkavuga nshingiye kuri iyi titre iki kiganiro nshobora kukinjiramo cyangwa se nyinjiremo. yego Ariko numvise saga itangiye kuba ndavuga ni reka mfata amasaha yanjye 2, ubundi amasaha yanjye 2 aba ari iminsi 5 ntwaye. Ndavuga ni reka numve, ndumva niko rero kugira icyo gitekerezo. Nshimira cyane Yago abantu babyumve bakurikira Gasaro TV. Nshimira cyane Yago, nshimira cyane n'inzego harimo na RIB kuba yemeye ikavuga iti reka tugire icyo tuvuga ku bijyanye, kuko urumva iyo saga nk'ingi yije ntabwo biba byoroshye kuba wabona umuvugizi. yego Nibuka ko namubwiye ntese bino bintu bya Yago bimeze bite, ko abantu bari mu rujijo, ko batari kumenya ibyo ari byo, umuntu arahunga gute, ibintu nk'ibyo ngibyo. Yavuga ati nta kibazo, ibyo ngibyo twabivugaho tukabitangaho umucyo, kuko hari ibyagiye bigera muri RIB, hari ibyo twagiye dukurikirana, ibintu nk'uko mwabyumvise mu kiganiro. yego Rero ni byiza ko umuntu niba avuze dufite sosiyete itazi kumva abantu, ako nako ukanota. Dufite sosiyete itazi kumva abantu, ariko dufite n'abantu batazi ibyo guha sosiyete. Umuntu akaza akicara kuri cana akavuga ngo ngiye papa wanjye yandongoye kuva mfite imyaka 3. Ibyo bikaba ikiganiro, noneho wareba ngo ari kwigisha iki. Ese ari kwigisha ko uwo papa akwiye gufatwa? Oya. Ese ari kwigisha ko uwo papa we akwiye kwisubiraho? Hoya. Ese ari kwigisha ko abapapa dukwiye kugira gutya? Hoya. Ese ari kwigisha iki? Ugashaka ikintu ari kwigisha ukakibura, uretse kwangiza abantu gusa no kubashyiramo wenda imyumvire yo kuba abantu b'igitsina runaka, cyangwa abantu bageze mu myaka runaka, cyangwa abantu bitwara gutya ari abantu babi bo kugendera kure. Ugasanga abana b'abakobwa ari kuvuga ati niba narabonye ikiganiro aho ushobora gushakana n'umugabo akaguhoza ku nkeke imyaka 70 mumaranye, ati ni abagabo bose ati nuko bameze. Ugatanga sosiyete irimo iragenda yangirika muri ubwo buryo, gahoro gahoro ari twe tuyangiza. yego Gahoro gahoro ari twe tuyangiza rwose, ku buryo ibintu byo gusanga ugasanga nka muri sosiyete n'urugero, ariko bifana ibintu ndimo ndavuga umenya bitajyanye n'ikiganiro. oya nta kibazo, birajyanye cyane kandi birimo. Kera twazitaga indaya, uyu munsi ni indangamirwa. Ugasanga ibyo ni ijambo abantu muri sosiyete bakiriye. Indangamirwa ubundi ni umuntu w'icyitegererezo wo kurangamira, nyine exemplaire. Ariko ubu ngubu baritwa indaya. Urumva nanjye numva ndi umuntu w'icyitegererezo wo kurangamirwa, nzajya muri ibyo bakora. yego Bifata tukavuga tuti wow, niba nanjye najya muri itsinda ryitwa indangamirwa reka ndijyemo. Sinzi niba uri kubyumva. ya Karinisha, ndagushimiye cyane ku mwanya wawe. Ni ukuri Imana iguhe umugisha, kandi ikiganiro ukoze cyangwa se ikiganiro dukoze ni icy'umumaro, hari icyo kinyunguye, kandi ndakeka n'abagikurikira ari cyo kiri bubungure wa mugani wawe. Ikiganiro gifite umumaro nibyo byiza ku isosiyete. Urakoze cyane. Murakoze cyane Gasaro TV, mbifuriza kugira ibihe byiza n'abakurikiye Gasaro TV. Yego nawe urakoze, kandi n'abakurikira Primo Media TV turabashimiye cyane ko badutije umunyamakuru wabo. Murakoze cyane. Mukora n'ibiganiro byiza hagati aho ngaho. Imana iguhe umugisha Karinisha bo. Murakoze cyane, ubwo abantu baze bajye banakurikira Gasaro TV, nayo igira ibiganiro bizima cyane. Gasaro TV.